même chose ni bimwe nubwo tuvuze twatinze kuri rukiko muko ari we ndavuga nari nagarutseho mu kiganiro nakoze ubushize so ariko tekereza ko watwariye hamwe tugaruke noneho kuri ari hamwe byose wabitwariye hamwe tugaruke noneho hano bafasha abantu 10 muri abandi bantu dufite ngo tugiye kujya kuri abantu babajyaniye hamwe bo muri M23 wababonye nababonye mfite ibibazo bibiri kuri abangaba biraza kubagira izihe ngaruka kubera iki babafatiye ibi bihano kandi tukabona bamwe muri bo batangiye ingendo harimo nka Nzenze namubonye ari kuri liste y'abantu bagomba kujya mu biganiro Rwanda et puis muraza kutubwira ibihano babafatiye ngo ni ibihe hanyuma nituvayo tugaruke noneho ku muntu umwe muri abangaba harimo rukomera uyu nguyu no umuntu wo muri M23 tumuzi nk'umukongomani kubera iki bamuhaye identité y'ubunyarwanda cyangwa bamuvuze nk'umunyarwanda kandi ari umukongomani ibyo bintu bitubwireho icyo ndahera ku cya rukomera urumva ko icyo ni cyambere cyerekana ko abantu bakoze zira liste ni y'ama organisation ya Kinshasa y'aba extremiste baba afite ideologie génocidaire kumva ko rukomera y'Rwanda uramwe n'umutego ukomeye cyane baguyemo hari n'umuntu maze kohereza message ndamubwira ati se ko mbonye mwafashe rukomera mukamushyira kuri nuza kandi n'umudiplomate aradi aravuze ngo ceux qui ont établi la liste sont des petits souris ngo abantu bakoze ngo iyo liste bishoboka ko ngo arutube baduto urumva ko ni influence y'iyo ideologie bafite yabibateye so kuva ngo no gushaka gukemura ikibazo alors tujye mu byo kwatse ni impact kiburagiwe impact biragiye urumva ko ni politique Kinshasa iri gukoresha ko mu byo kudashaka amahoro kuko bazi ko abari buje kunegosia Nzenze ntabwo yabura kuko muri delegation nyinshi yazibayemo bazi ko rukomera atabura bazi ko president Bisimwa atabura muri kandi kuba sanctionner abantu bati okay niba babaye sanctionner umunsi bazabohereza muri negotiation bakavuga terekada ntabwo twebwe dushaka kuganira n'abantu bari sanctionner na Union Européenne uguruma ni politique ya Kinshasa ishaka toujours kubloka programme ya processus y'amahoro ukora processus y'amahoro ntabwo ivuye mu maboko ya Tshisekedi ni pression muri nyuma y'abanyamerika ati wowe ushaka ko dukorana diri y'amabuye y'agaciro ariko manza wazana ikibazo dushaka amahoro twumve ko amahoro ahari we yarazi ko nabaha amabuye y'agaciro bazazana abamarinsi bakamanuka mu birunga bambaye ama extraterrestre bakaza Goma Patombe Bukavu Tombe we niko yarakekaga telema entre guillemets pizza yabaye nyinshi mu mutwe urumva nibyo nyine alors ntabwo ariko Amerika ikora Amerika ntabwo uzayiha amabuye y'agaciro ngo imanura abamarinsi baze ku Rwanda barambwira ati ni ushaka ko tugira na deal kemura ikibazo cy'umutekano muke mu gihugu kemura ikibazo cya climat des affaires dushaka kumva ko imisoro ya Congo ijya muri trésor public kuko twebwe ntabwo dukora muri ruswa niba bishoboye turi tayari niba utari tayari on ne fait rien nta deal dukora nimpamvu yahise ajya kwa Lawrence ati wamfasha koko bari abatipe ko nzi kuvugana nabo neza ukaba invita tukagira bwangu tukumvikana manza yaje kumva ko iyo decharge ishobora kuba yarahindutse yarazamutse agira ubwoba kuko mu kugira ubwoba yumvise ko none atishobora kuganira none nibyo nari nshaka byose nkabibura nanjye nkagenda mena qu'est-ce qu'il faut faire il faut kubloka abantu azi ko bashobora kuzaza ariko sinzi ko M23 igizwe n'abantu batatu ni muvumi ikomeye cyane kandi bamaze kumubwira ko agomba kujya yiadressa no kuri Alliance Fleuve Congo atari kuri M23 gusa ariko muri make nuko gushaka kubloka kugira ngo ibiganiro bitazaba kuko azi ko abo bantu bahawe ibihano barimo ba personne phare bashobora kuzajya bahamagazwa mu biganiro bya byose noneho babibloke abantu be kujya bazi cyo ni cyambere icya kabiri nukugira ngo akora ibintu byita bakunda sensation leta Kinshasa ikunda ibintu biri sensationnel isaha mu réseaux sociaux victoire diplomatique on a réussi à sanctionner les gens de M23 kugira ngo 48 heures nibura tension ye igabanuke yumve ko abantu atariwe bavuga ariko c'est en soi ntacyo bihinduraho kuri M23 kuko sanction individuelle ditandukanye na sanction collective kireka nk'isaha
communauté internationale ihagurutse ikavuga ati M23 hakuri avuga ati ni groupe terroriste, ariko ntabwo nabo babyuka mu gitondo bavuga ngo bayi groupe terroriste muri conseil de sécurité. Bisaba kuba hari ibintu byaturage, abaturage bahaguye nabaguye muri d'abord bamwe bishwe na FRDC, prizo bayitwika kuko prizo byabonekanye ko yatwitswe mbere uko meme M23 yinjira muri Goma. Ayo makuru yose communauté internationale irayafite, ifite ikibazo yisa kumva ukuntu ya sanctiona M23 ko mumva, ariko noneho kubera ababirigi bagizemo uruhari nibwo bashoboye kubona ukuntu ba influence européenne sanctionner des individus et non le système yo nta kihungabanya, ikomeje imirimo yayo. Ushaka kumva nejo ubwo yageze Ikisangani, ndi kubibona muri écran prophétique nangwa asangize na academy, byose birashoboka ejo mu gitondo. Urakoze cyane. Mbere y'uko nkurekura cyangwa ngiye kuba mfite abantu benshi bafite amatsiko yo kugira byinshi bakubaza, reka tugaruke gatoya kuri situation y'u Burundi bimeze bite ubu ngubu? Ikibazo cy'u Burundi bwari bumaze kuba asphyxié kuko M23 kubigeze Kamanyola iri kumanuka Sange iri tayari. Burundi bwari bumaze kwibona asphyxié ku rwego ebyiri. Icyambere ntabwo bari bagukumbye kongera kubona inzira yo gufata ingabo zabo bazambutse zinjire muri Congo muri operation yabo y'abasidi Kivu na Wadyo. Ça c'est de 1. De 2, nukumva ko ni Uvira ni mara gufatwa. Uvira imaze gufatwa ubwo direct soit imipaka yafungwa, kandi ahantu yari sigaye humekera Bujumbura, ngira ngo Bujumbura yizi, Bujumbura na Uvira ni Gisenyi na Ntoza na Goma, cyababi babangamiye. Kandi none cya gatatu bakabafunguye umuryango wo kubona ko hari inyoni, hari intasha zishobora kwinjira Bujumbura isaha iyo ari yo yose. Alors nibwo bahise bafata ya mbere basaba ibiganiro, service zarabonanye, ayo makuru yagiye no hanze, kandi ngira ngo n'umukuru w'igihugu ashobora ko yabikomojeho ko hari igihugu cy'abaturanyi kiri gusaba OLME. Ibyo byose twabikurikiranye n'ukuri. Bujumbura yasabye OLME kuba yarinjiye muri programme yo gushigikira FDLR, kandi akavuga ko mugaragaro we na Tshisekedi ko bazaziherekeza ngo zigataha iwabo. Kumva ko rero M23 igeze hariya Sange igiye kugera Uvira, nuvuga ngo uwo mugambi wabo ushobora kuba hindukiramo kuba ibyo byandi ngo rucira mu kaso rugafata nyoko. Donc ibyo ni point ya mbere. Point ya kabiri c'est sur le plan économique. Kumva ko Uburundi butagifite tena umuturanyi, uzaba gifite umuturanyi barwanije, kandi ubuzima bwabo nabo ni commerce transfrontalier, donc ni tucacana ku mupaka hagati ya Kongo na Burundi. Ekonomi yabo biri asphyxié mu rwego rukomeye cyane, avec gestion ya Nkurunziza. Ndayishimiye yanumva Nkurunziza ari w'ubutegetsi, mandari ndayishimiye. Gestion ye yabaye calamiteuse ku buryo nta madevize ari mu gihugu, ubu nta karabira bagira, n'ibibazo by'imishahara bimwe ngo byarahagaze. Vraiment c'est terrible. Kumva ko noneho umupaka w'u Rwanda ufunze, n'uwa Kongo ugiye ko mufungirwa, kandi Tanzania nayo itari tayari kugira ngo ibasapotinge sur le plan économique, bari kuba bayasfixie. Nta yindi solution yarafite no kujya gusaba kugira ngo ubanyi bugarije. Est-ce que babaza ati est-ce que ni sincere nangwa no kubera ubwoba? Ntabwo ari sincere n'ubwoba. Akavuga ati aho kugira ngo akomeze abane na Tshisekedi wakure udashobora kugira icyamufasha, afazari abane n'umuturanyi nubwo yaba atari sincere nawe, ariko aprofita ayo mahoro kugira ngo arebe ko yakomeza ibye à l'intérieur. Ariko twizere ko bishobora kubizaba sincere plus tard. Kintu cyo kuvuga ngo isaha gukomeza gushigikira FDLR ngo ziteze umutekano muke muri sous region, atuka ni kibazo gikomeye cyane. Ari na Amerika ngira ngo hari umudiplomate wahamagaye Bujumbura bashyiraho pression ko bagomba kuba muri yo politique, ko atari politique nziza mu karere. Donc turacyari kubikurikirana ngo wenda mu biganiro bitaha tuzababwira aho biri kugenda, ariko ubu Bujumbura ikoze balater muri cadre yo kuvuga ngo izongera gushyigikira FDLR, kandi bishoke ko mu minsi igiye kuza bagiye kuretirana kontenja yabo nabo igataha, nkuko ni kontenja za Sami DRC nazo zigiye gutaha, bakava muri ya crise ngo Tshisekedi agasigara wenyine face à son destin.
bivuze ko FDLR ziri Burundi zizataha se ko bivugwa ko hariyo aba FDLR benshi cyane. Chiffre ziri Burundi zishobora kuba ziri hagati y'ibihumbi 8 kugeza ku 10 yari byamaze kugerayo by'aba FDLR. Urumva ko swat bazashaka indi nzira bacamo, ariko yo kuba ngo bete na ku butaka bw'u Burundi ni zere ko bitakibashobokeye. Sinzi Burundi niba buzaba bufite imbaraga zo kubatrakazi bafate, irango ibyo nabyo ibyo biragoye isaha kuvuga soro ya FDLR ziri Burundi ko ni nyinshi cyane. En tout cas ntabwo bari mu y'ibihumbi 10, donc ni entre 8000 à 10000 d'ailleurs zihari, kuko abari bari hose muri ho plateau, abari bari za Walungu, abari bari za ntuza hari akazi bose ubu ngubu niyo bagiye, meme n'abayobozi babo ku rwego rukuru niyo bo bafite dikota, kuko imipango yose na Tshisekedi bamaze kubipanga ko byagombye guhera i Burundi. Urumva